Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana ku mwanya mbonye. Tugiye kongera kuganira rero ku ijambo ry'Imana, muri kumwe na Pastor Dr. GAKWAYA Emmanuel. Turaganira ku ijambo riri muri Luka igice cya 6 umurongo wa 45. Riravuga ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Kuko ibyuzuye mu mutima ari iby'akanwa kavuga. Amen. Ni ijambo ryiza ritubwira iby'abantu babiri urebye, iby'umuntu mwiza n'iby'undi muntu mubi. Bose umuntu mwiza n'umuntu mubi bose bafite ibyo bafite mu mutima. Ibyo baba bafite mu mutima rero buriya nibyo umuntu atanga, kuko ibyo umuntu atekereza, nguko utekereza ni kuri. Kuko iyo turebye ijambo ry'Imana muri iyi minsi ko risobanurwa, ndetse n'uko bamwe bumva bakora umurimo w'Imana, usanga aba bantu mu biganiro bihari, aba bantu baragaragara neza. Ugasanga umuntu mwiza atanga ibyo afite nyine. Ibyo afite ni ibihe? Ni ibyo wumva avuga. Kuko urufatiro niba ari rumwe, Yesu yaravuze dufite urufatiro. Niko tubona mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2:19, ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Urufatiro ruracyahagaze. Rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Uva mu bidatunganye rero nushaka kuguma mu nzira y'Imana, ariko wa muntu mubi aguma mu bibi bye. Nubwo urufatiro ruhari, ariko aracyari mu mvugo zigaragaza ibyo atekereza. Ushobora kumva abantu ibyo bavuga, akenshi ibyo bavuga bijyanye n'urukundo rw'Imana, uko turusoma turwumva mu ijambo ryayo. Dusanga ko nko muri uyu murongo, dusanga ko Yesu Kristo atwibutsa imvugo n'ibikorwa byacu ko bigaragara neza, bikagaragaza neza ibyo twemera mu mutima wacu. Ibyo rero, ibyo tuvuga n'ibyo bikorwa nibyo bigenga imyifatire n'impamvu y'aho duhagaze iyo dusobanura n'ijambo ry'Imana. Ibyo wemeza, ibyo uvuga ko ari byo biri byo, usanga uriho uvuga uko ubyemera, mbese uko biri mu mutima wawe uko ubyemera. Burya ngo uko useruka niko uri. Biragora rero gushaka kwishushanya ukavuga ibintu uko wumva yenda byagenda, ariko byanze bikunze ntabwo ushobora gutandukana n'ukuri, gutandukana n'ibyo utekereza. Kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana cyangwa tunareba n'abakozi baryo, usanga benshi abakozi iyo bavuga urukundo bashobora gukunda umwungeri mwiza. Yesu yavuze ko ari umwungeri mwiza. Tuvuze rero iby'urukundo, umwungeri akunda intama ze. Akunda intama ze, akazikenura, agatuma zororoka, agatuma mbese zimererwa neza, umukumbi ukamererwa neza. Ariko umwungeri wundi wo yise umujura ntabwo aza gukenura intama, oya. Umujura aza kurya intama, aza kuzinyunyuza. Uwo mwambuzi aza gushaka ibye ku giti cye. Uwo nguwo ashaka ibimugirira umumaro. Akenshi iyo ugiye kureba mu nyandiko ziganje mu myigishirize, abo bajya mu bijyanye no kwigwizaho umutungo gusa, ariko ntagire n'inama intama ukuntu zishobora kubona umutungo. Ariko rero ni ukuvuga ngo ibyo bice bibiri, umuntu mwiza n'uvuga ngo ndakenura intama nizimara kuva mu bibazo zikora umurimo wazo wo gutura cyangwa n'ubundi. Ariko undi ntabwo areba intama uko zimeze, azirya uko azibona. ashaka babyita prosperity, ashaka ko
kwigwizaho imitungo. Izo rero nizo nyigisho zigwiriye muri iki gihe zidashamikiye, inyigisho zidashinze kuri rwa rufatiro twabonye urufatiro rwa Yesu Kristo rw'urukundo. Kuko urukundo tubona hano mu ijambo ry'Imana ni urukundo rwitangira abandi, ni urukundo rudategereje inyiturano. Urwo ni rwo umutima w'ubutumwa bwiza. Tusanga rero izo nyigisho, abo bantu uko ari babiri, umuntu mwiza atanga ibyiza afite, nibyo bikenura intama, ariko umubi nawe azana ibyo bibi, aje kurya intama. Ntabwo ari umwungeri, uwo nguwo Yesu yamwise umujura. Haleluya! Dushime rero umwami Yesu ajya aduha kureba neza inyigisho tubona n'ibyo abantu batwigisha, kugira ngo tumenye iyi nyigisho irashakira iki intama, irashakira iki uyu n'uyu uriho wigisha. Niba uwigisha ashaka kwigwizaho imitungo, akubwira ngo muzane muture, ndabakubira inshuro, icyo mutura birakubishwa inshuro, urabona ibikubye inshuro zinizi 10, 100, uwo nguwo ni umwambuzi, uwo nguwo ni igisambo, ntabwo ari umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza yitangira intama. Haleluya! Reka rero tuzakomeze ejo, kandi dushima Imana yuko igiye kujya iduhumura amaso, tukamenya abatubwiriza abo ari bo, urufatiro bashingiyeho urwo ari rwo, bubatseho iki. Haleluya! Reka rero Uwiteka abane namwe kandi abagirire neza, ajye abayobora, abahe umutima, mbese umwuka wera bamurikire neza icyo mugomba gukora. Ariko kandi umwuka wera amurikira umwana w'Imana. Ushake rero kuba umwana w'Imana kugira ngo umwuka wera ashoboye kukumurikira, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.